rero nawo ni umuti dufite ukomeye, ni tungurusumu zizwiho umuti ukomeye cyane ku buzima bwacu, ku bantu bazi akamaro kawo batangiye kuwukoresha. Tungurusumu rero ikoreshwa kenshi mu bihugu byo hanze, mu bihugu byo i Burayi, mu Bushinwa, kuko bo bamaze gusobanukirwa neza umuti ko ari umuti w'umwimerere. Tungurusumu ifasha akamaro k'umubiri. Rero tungurusumu ivura amibe. Tungurusumu kuyisiga ahantu habyimbye. Iyo ufashe tungurusumu ukayisatura ukayisiga nk'ahantu ubabara, ahantu uribwa, ububabare buragenda. Cyangwa se umuntu ufite inkovu zibyimba, ku muntu ugira umubiri ubyimbirwa, iyo ufashe tungurusumu ukayisekura ukajya usigaho nka 3 mu cyumweru, bigenda bishira. Ku muntu urwara imitsi, ushobora gufata nk'intete imwe cyangwa se akabuto kamwe ka tungurusumu ukagahekenya. Ku muntu ugira ikibazo cya kuvura kw'amaraso cyangwa kubyimbirwa k'umubiri, mbese ukagenda usigaho. Cyangwa se umuntu urwara imitsi, iyo ufashe tungurusumu ukajya ugenda usigaho. Tungurusumu ni umuti w'umwimerere rwose kandi ufasha. Ni ukuvuga ko nayo tuyikoresha nk'ikirungo, tukayikaranga mu biryo, ariko nanone kuyikoresha ari mbisi, usiga ahantu habyimbye cyangwa se imitsi, urwaye imitsi ukayirya ari mbisi, cyangwa se ugasiga ahantu hakurya, aho ari hose ku mubiri hakurya. Tungurusumu irabikiza. Ku muntu rero waba ufite icyo kibazo cy'imitsi cyangwa se ikibazo cyo kubyimbirwa k'umubiri, inkovu zibyimba, hari umuntu ugira utya inkovu ukabona irabyimbye, cyangwa se ahantu hizanye ikintu cy'ikibyimba, ugasigaho tungurusumu. Tungurusumu ni umuti ukomeye, mujye mukoresha tungurusumu. Iyi ni imiti ngenda mbashakira hirya no hino, bigufasha kuba wahora ujya kwa muganga, ariko iyo usobanukiwe nk'ibi ngibi ukabikoresha, mu by'ukuri biragufasha cyane. Keretse iyo bibaye nk'umurengera, wenda byararenze, wenda niho ushaka kuvuga uti reka njye kwa muganga. Ariko ubundi ujye ukurikirana video, ujye ubasha kumenya imiti ushaka gukoresha utiriwe ujya kwa muganga. Iyi ni imiti rwose myiza twagiye tubona mu bitabo byanditswe n'abashakashatsi n'inzobere zanditse ibitabo babikoreye ubushakashatsi, tukabisangamo. Rero niyo mpamvu tugenda tubibereka kugira ngo buri muntu wese abisobanukirwe. Ibi ngibi bigufasha kudakoresha imiti ya kizungu cyane, kuko nayo iyo ibaye myinshi mu mubiri ikugiraho ingaruka. Ikintu cyose iyo kibigize kibaye cyinshi giteza izindi ngaruka nanone. Rero reka tujye dukoresha n'ibi ngibi. Ni imiti nakwita ya kinyarwanda cyangwa se imiti y'umwimerere, kuko hari n'imiti myinshi ya kizungu bakoramo muri ibi ngibi dufata nk'ibiryo cyangwa nk'ibirungo, tuba tudasobanukiwe ko birimo n'imiti, ariko ababizi bo babikoramo n'ubundi n'imiti. Rero uko tugenda dusobanukirwa, tujye tugenda tugerageza gukoresha ibyo tumaze kumenya kugira ngo bitubere imiti ya buri munsi, imiti iturindira ubuzima bwacu. Tungurusumu rwose ivura mu kanwa, ivura byinshi bitandukanye ku mubiri wacu. Amaraso ituma amaraso atembera neza. Uburwayi bw'imitsi, ku muntu urwara imitsi rwose bihagarika byinshi cyane. Hanyuma imitsi ikazibuka, amaraso agatangira agatembera neza, kandi na bwa bubyimba bw'umubiri, kubyimba bya hato na hato bikabyimbuka, ari ugusigaho cyangwa wayiriye. Rwose muzajye mugerageza mukoreshe tungurusumu. Tuzajya tubagezaho izindi video zikurikira, kandi mukora subscribe, like, share. Nta bindi rwose, intego kubasaba ubufasha bwa subscribe na share kugira ngo bijye bigenda bigere no ku bandi batarabisobanukirwa, bafite kuba babisobanukirwa kandi bakabikoresha mu